Filime ya Triple R itangira mu myaka y'1920 aho abongereza bari bagikoroneje abahinde ari nabo babayoboye. Iki gihe guverineri w'abongereza abarimo aritemberera mu gacyaro kaherereye ahantu mu ishyamba, bikaza kurangira abonye umwana uri kuririmba, yabona uwo mwana ari kuririmba akamukunda, agahita avuga ngo reka bamutware bamujyane ibwami azajya baririmbira buri munsi batamuhemba, babaye nk'abamushimusi. Ibi ngibi barabikora, guverineri agashimuta uwo mwana akamujyana mu ngoro y'ibwami. Gusa nyine muri icyo giturage baba batwayemo uwo mwana haba harimo umurinzi wabo ari we bita Bim. Uyu Bim ako kanya bagishimuta uwo mwana, ni nka mushiki we bashimuse, ahita afata inshingano zo kujya kumushaka mu mujyi, bikarangira agiye mu ibanga akajya mu mujyi wa Delhi, akajya kuneka kugira ngo azabone uko azatabara wa mwana amukize wa muguverineri mubi w'abazungu. Ibi ngibi biri kuba kandi haba hari undi mupolisi ukora mu gipolisi cy'abongereza uba witwa Raju. Uyu mupolisi aba akora cyane kugira ngo azarebe ko yazahabwa amapeti bakamuzamura bakamushyira ku rundi rwego, ariko akora cyane yereka abazungu. Gusa arakora cyane, bajya kuzamura bajya gutanga amapeti bikarangira bayahaye abazungu bagenzi babo, bikagaragara nk'aho yavunikiye ubusa, ariko we ntacike intege, akomeza agakora cyane areba ko bazamuzamura. Muri iki gihe guverineri amenya ko yandwanye yo muri ka gashyamba yaje mu mujyi kurokora wa mwana, agahita aho n'umupolisi inshingano zo kujya kumuhiga kugira ngo azamufate, bakamusezeranya ko namara gufata uwo Bim waraje gukiza ako kana bazamuzamurira amapeti, bagahita bamugira generali ukomeye mu gisirikare cy'abongereza. Filime ikomeza itwereka ku kiraro aho gare ya moshi ikora impanuka igashya, ubundi umwana akamanuka yenda kugwa mu mazi, umugozi ukamufata, hejuru haba hari umuriro, hasi hari amazi, none uwo mwana yafashwe hagati n'umugozi. Bim na Raju bakaza gukora uko bashoboye bagafatanya bagatabara, bamara gutabara uno mwana bikaza gutuma baba inshuti, bakubaka umubano ukomeye, bakaba inshuti magara. Gusa umubano wose uza kurangira igihe Raju amenya ko Bim ari we bamutumyeho ngo azajye kumufata bamuzamurira amapeti, kubw'isezerano aba yarahaye papa ye yuko azakorera abazungu kugira ngo azabone uko abiba intwaro. Bikaza kurangira yemeye kumufata, akamufunga ndetse akamukubitira n'imbere y'abantu, akamushyira muri gereza bategereje kumubamba ngo bamwice. Uyu Raju birangira umutima uze kumucira urubanza, akaza guhitamo kugambanira isezerano yahaye papa we, akaza gutabara Raju ndetse bakagaruka bagafatanya no kurimbura intwaro z'abazungu. Filimi ikaza kurangira buri wese asubiye iwabo acyuye intsinzi, ndetse basubije n'abaturage b'Ubuhinde icyizere. Iyi ni inkuru ntoya ya filime bita Triple R yasohotse mu myaka ishize. Iyi nkuru wumvishe ndagira nkubwire ukuntu bayikinnye ndetse n'ukuntu byabagoye kugira ngo bazakine zino seni nk'uko twazibonye muri iyi filime. Aba bagabo Bim ndetse na Raju bamaze amezi 18 barimo bitoza bakomeza umubiri kugira ngo bazabashe gukina ino filime neza nta gakosa na gato kabayemo, kuko director w'iyi filime yashakaga ko amaseni yose aribo bazayikinira, bitabaye ngombwa ko azana abastunti double bazaza kubafasha gukina seni zabo. Baritoje, bamaze kwitoza neza bahita batangirira gukina ino filime. Gusa nubwo bitoje neza, ndagira ngo wumve hano seni zagiye zibagora, bari baramaze n'amezi 18 yose barimo bitoza. Seni ya mbere yabagoye ni iriya seni natangiye mvugaho, aho bajya gutabara uriya mwana uba uri hagati yafashwe n'umugozi ku kiraro, gari ya moshi yahiye, hejuru hari umuriro, hasi hari amazi. Impamvu ino seni yabagoye cyane ni uko director w'iyi filime ari we Ramuroyi yashakaga gukoresha umuriro wa nyawo ndetse n'amazi ya nyayo, akaza gukoresha n'abakinnyi biwe yizeye. Ibi bintu byari buze kubashyira mu byago cyane, kuko abakinnyi bibanze muri iyi filime aribo Bim na Raju, iyo hagira umuza gukomereka gatoya bitewe n'inkongi y'umuriro, filime bari guhita bayihagarika bakabanza gutegereza akakira. Rero iyi seni yarabagoye cyane, kuko gushutinga filime hari umuriro wa nyawo, abakinnyi baba bafite risike zo kuba bakomereka. Wumve ngo ni ibintu bisaba ubwitonzi ndetse bigatwara n'igihe kinini, dore ko bayikoze iminsi 60 n'amajoro 60 bataruhuka kugira ngo bazakure karaga seni konyine ko ku kiraro. Kandi si iyi seni yonyine yabagoye, dore ko kuri filime igiye kurangira hari indi seni Bim azana imodoka y'ikamyo yuzuyemo inyamaswa z'igasozi, akaza akayina mu bazungu aho baba bakoreye ikirori kugira ngo aze kubona uko atabara wa mwana uba ufungiye aho ngaho muri iyo compound. Iyi modoka arayizana akayikatishiriza mu bazungu, hakavamo inyamaswa ndetse nawe akavamo. Ukumvishe gutya wagira ngo agaseni koroheje, gusa ndagira ngo wumve ukuntu byabagoye kugakina kandi ari agaseni gatoya koroheje. Impamvu ino seni byabagoye kuyikora ni ukubera ko ubundi inyamaswa z'igasozi ntabwo byemewe mu mategeko ya sinema yuko bazizana ngo bazikinishe muri filime yawe, kubera ko bino biba ari ibintu biba birimo risk iri hejuru. Bishoboka ko abakinnyi bawe bazanye ukabahuza n'inyamaswa z'igasozi zabangiza zikabakomeretsa, bikarangira abantu bamwe bahaburiye n'ubuzima.
impamvu ino seni yabagoye, bari bafite gushutinga izi seni, abantu mwabonaga hari hose mwira seni barimo barashutinga byasaba ngo babe bikinisha bakwepa ubusa basa nkaho bari gukwepana n'umuyaga. Wumve ngo ni ibintu bigoye cyane kuko byose babikoze mu mutwe bimagina, nta kintu na kimwe barebeyeho nka reference. Barabikoze naho ziriya nyamaswa zose mwagiye mubona, yaba intare, tayiga ndetse n'ibirura bari bashyizemo, byose babishyizemo bifashishije computer generated imaging CGI, bagenda bongeramo n'utundi tudetayi twose kugira ngo bizabe bigaragara nk'ibyanyabyo. Izi seni zimaze kubagora gutya ntago nabo baruhiye ubusa, kuko iyi filime bajya kuyikora bari bakeneye budget ya miliyoni 70. Wumve ngo budget ya miliyoni 70 ni nini cyane, kuko mu Buhindi yahise iba filime ya mbere itwaye budget nini kugira ngo bazabashe kuyishutinga. Yabatwaye miliyoni 70, ikigera ku isoko irakundwa cyane, irankuru natangiye mbabwira iramamara, birangira bayicuruje miliyoni 165 z'amadolari ku isi hose. Kandi iyi filime yakomeje guca n'utundi duhigo, dore ko yaciye agahigo ko kuba ariyo filime ya mbere yo mu Buhinde yakunzwe cyane muri Amerika y'Amajyaruguru, ikaba yaraciye n'akandi gahigo ko kuba yaracuranzwe mu masare yo muri Korea y'Amajyepfo igihe kingana n'umwaka kandi yarasohotse kera. Muri iyi filime kandi hari akandi gaseni gatoya ntavuzemo, ni agaseni aho Baju na Bim baba bagiye gusura Abongereza, bikaza kurangira bacuranze bakanabyina imbyino yabo babita Natu dance. Iyi mbyino wumve ngo ni imbyino yabagoye, dore ko nayo kugira ngo bitoze kuyibyina kuriya ukuntu biriya birenge bari kubitwara byabatwaye iminsi 20 bari kwitoza ukuntu bazabyina ino ndirimbo yonyine. Wumve ngo nabyo byarabagoye cyane. Iyi ndirimbo barayitoje kuyibyina neza, ndetse bageze no muri filime babishutinga nk'uko babyitoje, biza kurangira ino ndirimbo yo muri iyi filime isitsindira igihembo cya Oscar, kandi ari indirimbo yo muri filime iba yarateguwe kugira ngo filime igende neza. Niba ukunda ibiganiro tukunyuzeho hano kuri Haba Media, kora subscribe ndetse ugende udufollowing no ku zindi mbuga zacu, ni Haba Media, tujye tubana buri munsi.